kambacurangira ko nahimbye mahoro yanjye buhoro bwanjye hora nituze gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza Sumbwa icyiza cyawe uransekera ngasusuruka wita ku wawe wese kuko utuje uzira ineteri buhoro bunkomeza bwanzu uzahora ubasumba buhoro bunkomeza bwanzu uzahora ubasumba mahoro yanjye buhoro bwanjye hora nituze gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza rugori rutatse urw'inyegamo w'akazuba gasindagira umugozi w'urukundo rutugoboka uzaganza ingorane z'isi ntawadutanya habe n'umwe kirazira ntawadutanya habe n'umwe kirazira mahoro yanjye buhoro bwanjye hora nituze gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza gira umutima utuje ureba uwawe nzaguhaza ibyiza sekera nsanga umwezi wawe soko y'ibyishimo mporana umugozi w'urukundo bakunzi b'Imbaga TV nanone nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri uyu munsi twazanye ibidasanzwe ku munsi udasanzwe dore ko natwe turi abadasanzwe twazanye gitari idasanzwe ibintu byose ntabwo bisanzwe hano uri kuri iyi video rero banza ukore subscribe ukoreshe ya ubundi uyisangize bagenzi bawe iyi video uyisangize bagenzi bawe ahantu henshi kuri WhatsApp status kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok hose uyisharinge ubundi babwire baze bagaragaza impano yawe amazina yanjye nitwa Ben Music uyu munsi nazanye na wa mucuranzi wacu dukunda cyane reka tumuhe ikaze amakuru yanyu ni meza cyane umeze neza cyane ndaho ndakomeye uhora waka byatari rwose ubumurika igihe cyose yego cyane kubera gitari yawe ewane ubumurika byatari yego ni ibisanzwe buriya umuziki ni mwiza cyane umuziki ni ubuzima iyo umuntu ari muri mudu y'umuziki ni ibintu bishimishije cyane ni ibintu bishimishije uyu munsi dufitiye indirimbo ugiye kuturirimbira ngiye kubacurangira indirimbo y'umuhanzi witwa Mboneye Eulade twagiye dukorere mu mirya nagenza amajoro ihimitaga naraye nago
ndetse ntango yindiho niriwe mbunga nambaraga mfiteyo ari umugaragu urukundo ari umugaragu urukundo intimbira zonga iyo ukunze utakurora umutwaro ni mwinshi uwo nkunda ntarabimenya abimenye se yasubiza iki umutima wanjye urashenga barayo iyo aza kumba hafi ubwe yanyihoreza iyo aza kumba hafi ubwe yanyihoreza uwo mwanya w'umwari niwundutira bose niwe nyina wabeza niwe nyura ku mutima niwe nyina wabeza niwe unyura ku mutima yo namwise umuhire umuhiga bose namwise umuhire umuhiga bose gukundana ko bisa iyo ukunze ugukunda yewe nyabuze uwo nkunda uwo mpoza ku mutima bwira nawe niba unkunda oya bimbwire mbimenye yo zuba ry'umutima wanje ntuzamemukire zuba ry'umutima wanje ntuzampemukire iyo biba ari bishoboka nahita mera amababa nkogoka ikirere nkisangira uwo nkunda nabona uwo nkunda naganira n'uwo nkundayo mu byishimo byinshi n'umunezero mu byishimo byinshi n'umunezero mu byishimo byinshi n'umunezero. Wow, murumvishe aturimbiye indirimbo nziza cyane, ayirimbye koko nk'umucuranzi wabigize umwuga. Nimero yiwe rero narayiguhaye, mubwira ko ari umwarimu wigisha gitari kandi gisha kuri makeya kandi abanyeshuri bagafata. Nimero yiwe rero dore ngiyo iri muri description, amaze igihe kinayivuga, agiye no kongera yidusubiremo kugira ngo nawe utarakurikiye video bushize uhite uyifatira ahangaha. Michel, nimero yanjye ya MTN ni 0788 90 54 80. Nimero yanjye ya Airtel ni 0728 90 54 80. Numva ko zose zenda gusa. Ya rero niba ushaka kwiga gitari naguhitiramo uyu mwarimu kuko yakubera umwarimu mwiza cyane kandi akakwigisha mu gihe gito cyane ukaba wabaye umuprofessionnel. Nanjye ndamugushimira rero iyi video ubigo kuyisharinga ku bantu b'inshuti zawe ahantu henshi kuri WhatsApp, status, kuri TikTok, hose ahantu ushobora kujya link cyangwa ushobora gusharinga iyi video uyigezeyo. Rero ikiganiro cyacu nawe gutaha Michel twagiye dukomeza dutaramane umunsi ku wundi kuko hano hamaze kuba mu rugo. Nanakubwira niba nawe uri ku iyi video ukaba ufite impano cyangwa ukabuza umuntu ufite impano mugeze amakuru anyandikire kuri nimero yanjye aze tumuhostinge ubundi impano yiwe ijya hagaragara. Murakoze cyane rero, turabakunda cyane. Bye bye.